ndakubuza cyumba fata iki nindakumera igitenge ugiye koga se nyewe ujya mfite cyane n'igitambaro cye wowe uri Diyasi mama nagiye amusa tutajya amazi kandi waribonye urafata akabaye urumva ubwo urumva nta n'isoni ufite mu gitenge cyanjye ndavuze ngo ibwiriza uburemo igitenge cyangwa ubundi bite nakugaragura hano hasi ngiye mu bintu ukinisha ntukajya unkinisha nta n'isoni ufite murireza se wereza bitaba intambara se ugiye kojya mu gitenge cyanjye kubera iki nigeze nyiguha ngegeze ucitsa ituvanamo n'igitambaro nta n'isoni ubu n'ikitenge mba nyikwatse ariko reka mugire umuyobozi uyu munsi gusa nta soni ubu urifata ukigereranya na Lidiya rero nta n'isoni ufite umva kuko ngiye nkuyamye mu bintu byanjye igitambaro cyane cyane ndashaka ko tunapfira igitambaro urandebera ibintu byanjye byose wabyikwijemo nindaguha uburenganzira bwo gufata ibintu byose biri hano